turabasuje bakunzi ba Crediamo TV. Mu cyumweru gishize twari twabijeje yuko tuzababwira inkuru, tuzabakorera inkuru ku mugabo twabonye muri korali Betania afite ubumuga bw'amaguru ndetse n'umugongo. Uyu munsi rero twamusanze ku rusengero aho asengera, batubwiye yuko arimo hano imbere, hanyuma agende atubwira byinshi ku bintu akora mu murimo w'Imana. Ntabwo biba byoroshye kuba wabona umuntu nk'uriya akora mu murimo w'Imana kandi abikunze, akorana n'abantu bafite amaguru mazima. Twamusanze rero ku rusengero aho ateranira kuri paruwase ya Cyoma, ni mu itorero ry'Abangirikani mu Rwanda. Nahangaha tugiye kwinjiramo tugende turebe. Dusanze mu rusengero yatwiteguye, amateraniro ararangiye, tugiye kuganira nawe. Neza wakoze cyane, wakoze cyane kutwakira hano ku rusengero uteraniraho. Turagira ngo ubundi ubanze wibwire abakunzi ba Crediamo TV. Ubundi witwa nde? Yitwa muri make. Yitwa Harimana Vianney, ndi umugabo, ndi umudamu umwe n'abana 4. Nkora umurimo w'Imana kuri itorero paruwasi ya Cyoma, kanisa ya Cyoma, ndi umuvugabutumwa, ndi n'umunebyi muri korali Betania, ndi umuvugabutumwa bw'umwana wose banumiye, ibindi Imana iduhana umugisha. Murakoze. Bakunzi ba Crediamo TV rero turamubonye Vianney, nk'uko twari twabasezeranije ko tuzamushaka akatubwira uburyo akora umurimo w'Imana, aririmbana n'abandi baririmbyi kandi rwose bikagenda neza. Vianney, mu kutwibwira watubwiye yuko uri umuririmbyi, uri n'umuvugabutumwa. Ndagira ngo umfashe ubwire abadukurikiye, abari kukureba. Turatangira kuri ibi bintu bibiri, turatangira ku bijyanye n'umurimo w'uburirimbyi. Ese umurimo w'uburirimbyi ubona bigenda bite? Ni akazi k'uburirimbyi ukabona ute? Murakoze. Akazi k'uburirimbyi mbona kuririmba ari byiza, bifasha ubugingo bwanjye, bifasha umutima wanjye, bituma nta bindi bibangamira, bituma ko ari urugendo ruzajyana mu ijuru. Biba ko ijambo ry'Imana rivuga ngo abemera gukorera Imana, Imana izabajyana mu ijuru, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo tuyegere kuko niyo izagira ute, izadutunga, niyo ijambo ry'Imana izadutunga kandi ikatwagura ubugingo bwacu. Niyo mpamvu kuririmba muri korali ari byo bya mbere, ari byo byagura umurimo w'Imana. Uti kuririmba muri korali byagura umurimo w'Imana. Ese urumva ko ufite n'ibyiza ukuramo, utubwiye ko Imana ibiheraho ikakugirira neza, ikaguha ubushobozi, ukabona n'ukubaho. Ubucyo ni icyiza ukura mu murimo w'uburirimbyi. Nagira ngo Vianney atubwire noneho imbogamizi cyangwa se imvune avunika iyo ari muri uyu murimo w'uburirimbyi. Ese mu murimo w'uburirimbyi nta ibintu ujya uhura nabyo kumva biri kusa n'ibikugonga, byo ni ibiki? Murakoze. Umurimo w'Imana wa korali nta bingora cyane, kuko iyo Imana yampamagaye nkayikorera yumvira, aho ube mu by'isi, nta umurimo w'Imana nkaririmba, nta bimbangamira, nta bimutaza, kuko nabo bingaburira, nabyo bigaburira umuryango wanjye. Iyo nagiye kwamagura ubwami bw'Imana nkajya hirya no hino, bituma n'umuryango wanjye waguka, bituma n'abana babaho, nkambara neza, kuko Imana iba yangiriye neza. Murakoze cyane. Hanyuma uti kuririmba rwose nta kintu na kimwe kirimo kibangamye kirimo, bivuze ngo ni byiza. Ndagira ngo ubwire abantu bacika intege, bagakora nabi umurimo w'uburirimbyi, cyangwa se bakaba babireka, wabagiriye inama? Murakoze. Inama nabagira ni uko bava mu byaha, bakava mu bwigunge,
bakava mu kwigunga hamwe bagakurikira umwami nk'uko Imana yaduhamagaye, bakava mu by'ubusinzi, mu by'uburozi, byo gusambana, mu kugenda nijoro, cyane cyane urubyiruko bakava mu bintu byo kugenda nijoro bakegera umwami, kuko Imana yaduhaye kubaho, iyo yaduhamagaye ikadutiza umwuka, ikaduha amaguru yose kugira ngo tubeho, nubwo nanjye n'amaguru ufite, ariko Imana yonyine yampaye ubushobozi kugira ngo nyivugire imisozi hose aho inyuze ngagenda nkayabwira abantu be kwiheba, kuko Imana ifite byose. Imana irambika abakene, Imana ikambika abashonje ikabagaburira, Imana ntakibuze. Itorero ry'Imana ryaguke, bene data n'umusambanyi, kugira ngo Imana ibagire neza, kugira ngo Imana ibagure, kandi kugira ngo bashe kwaguka neza, kugira ngo Imana ibagire neza, nk'uko Imana abagenderere aho batuye hose, ndetse nabo mu kazi, kugira ngo Imana ibagure neza. Murakoze cyane. Uvuze ku kintu kijyanye no gukorera Imana hirya no hino mu misozi, hanyuma urongera ukomoza ku bijyanye no kuba amaguru yawe adahagarara. Ntabwo bikuvuna? Ubigenza ute rero kugira ngo ugere hirya no hino? Ubwo ndimo ndava no kuririmba, ujya kuririmba hirya, sibyo? Ariko ndi gusatira noneho aho watubwiye yuko uri n'umuvugabutumwa, aho ujya kubwiriza, ubigenza ute? Murakoze. Ugiye kuvuga ubutumwa ahantu bantumiye, bohereza moto cyangwa se imodoka cyangwa igare, bakaza bakantwara, nagaruka nkagera nkavuga ubutumwa, abantu bagakizwa, bakavuga kuva mu byaha, abarugaga barakijwe, abasambanaga urubyiruko barayihanye, abantu benshi. Cyahitanye gikomeye cyane, Imana yagize neza, kandi Imana yabanye nanjye, n'ahandi hose bazagira ibyana zanyemerera, nk'uko nayemereye, nk'uko nayegura ubugingo bwanjye, nzayakora ku gipfa kwanjye. Imana iduha n'umugisha. Murakoze.